losita la winistere gide nene manda sire lebone edevaya sikaya manda la sita la nibe neko taya siri winita nene maanda sikala wandele zerema shalala widai sikindere manda sitaye wini edaye. Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje. Nabwiwe ngo hari ikintu Imana igiye gukora mu Rwanda gikomeye, ndetse ngo Imana izakora kizahindisha umushitsi, kizahindisha umusitsi isi, ndetse ibihugu byinshi bizahinda umushitsi ku bw'iki kintu Imana igiye gukora. Kandi iki kintu Imana izakora, ubu butumwa nahawe ubutumwa buvuga ngo hari ikintu Imana igiye gukora, hari ikintu Imana igiye gukora gikomeye gituma Imana igarutse ku banyarwanda ngo yongere ibahe kubana mu mahoro, bongere bagire ubumwe. Hari igihe abantu babana baryaryana nta mahoro arimo. None se kuki abantu bavuga ko bafite amahoro ariko bakicana kandi barashakanye, hari umugabo n'umugore? Kuki se umwana yakwica ababyeyi be kandi baramubyaye? Ubwo aho ndagira mbabwire ngo muri ibyo bintu muri icyo kintu gikomeye Imana igiye gukora, igiye gukora muri iki gihugu cyacu dutemo cy'u Rwanda, ndagira mbabwire ko abantu bagiye kurindwa n'Imana ni abantu batemeye gupfukamira ibigirwamana, abantu batemeye gusenga ibishushanyo, abantu batemeye gukorera izindi mana. Abo bantu ngubu Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Hagiye kubaho ububyutse bw'itorero muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, hagiye kubaho ububyutse bw'itorero, abantu bakizwa, abantu bahinduke, yemwe abantu buzura umwuka wera, bavuga ubutumwa, ndetse babuvuge muri Afurika, babuvuge no mu Burayi, babuvuge no muri Amerika, babuvuge mu bihugu byose byo ku isi. Talasire godi manda sire. Ndagira mbabwire ko bagiye kubuvuga, abanyarwanda bagiye kuvuga ubutumwa bakwiye. N'ubuhanuzi muhawe. Ndagira mbabwire ngo abanyarwanda, kubera iki abanyarwanda bagiye mu bihugu byo hanze ntibigeze bavuga ubutumwa bwiza, bagiye bariyanduza. Niyo mpamvu Imana yongeye kugaruka ku banyarwanda kugira ngo isohoze amasezerano abasezeranije, kubera ko yabasezeranije ko bazavuga ubutumwa ndetse bagakwira isi bavuga ubutumwa bwiza. Imana igiye kubikora, ariko icyitonderwa mbere y'uko ibyo bisohora, kugira ngo mbibabwire neza, mbere y'uko ibyo bisohora, hari nyuma y'ibyo byose ububyutse buzahaguruka buhereye hano mu Rwanda, bukwira Afurika yose n'isi yose. Ndetse nyuma y'ibyo umugeni azaba ari kwezwa, kuko itorero rizaba riri hafi kugira ngo rizamuke. Ndagira ngo mbabwire ko igihe kije kandi gisohoye, iby'Imana yavuze bigasohora, iby'Imana yavuze bigasohora. Ndagira ngo mbabwire ngo mube maso kugira ngo mbabwire ko iri koranabuhanga, izi social media muriho mubesheraho mukoreraho ibizira, ndagira mbabwiye ko iri koranabuhanga muriho mukoreraho amanyanga, ndetse iyi tekinoloji mwubatse y'ibinyoma igenda ibafasha gukora ibibi byinshi. Ndagira mbabwire ko uyu munsi tuvugana, Imana igiye kubereka ko ibyo mwirata, ibyo mwirase by'ubwenge bigiye kubapfira ubusa. N'izi social media mukoreraho ibizira, ndagira mbabwire ko igihe kije kandi kigiye kugera. Hari abantu bari ahantu ariko bumva ibyiringiro byabo byaraheze, ibyiringiro byabo byararangiye, ariko uyu munsi nje kubabwira ko Imana ije kubakura muri ibyo bituro mumazemo igihe mukingiranwemo. Imana izakora ngo nicyo kizatuma abantu batatane mu mahanga menshi bongera kugaruka, bakagaruka mu gihugu cyabo, bakagikumbura, bakakigarukamo, kuko Imana
Reka ngusuze kandi kwifurize amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Iteka Imana. Nshuti muvandimwe ukunda ijambo ry'Imana kandi ugakurikira ibiganiro by'ivugabutumwa byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure. Rero aho uherereye reka mvuge ngo gubwa neza, reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe, reka mvuge ngo umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose mu byo ukora byose. Rero mu byo wijeje amaboko byose, mu mirimo y'amaboko, mu bitekerezo byawe hose, dusabiye ubwo Imana kugira ngo ishyiremo umugisha wayo, kandi ishyiremo umugisha wayo. Ibyo uzakora byose, ibyo uzatekereza byose bizaba iby'umugisha kandi bizaba biguteza imbere. Ariko kandi ujye ukurikirana ijambo ry'Imana, kuko ntacyo byaba bimaze kumera neza mu buryo bw'imibiri, mu buryo bw'umubiri ukaba umeze neza, ukaguwe neza, ariko ubugingo bumeze nabi biragatsindwa. Turi hano kugira ngo tukubwire ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ubugingo niwe buzima n'umubiri ube muzima, ariko Yesu yavuze ngo ubugingo burindwe cyane butazabonekaho umugayo ubwo Kristo azabagarutse. Ngize umugisha kandi ukubana n'umukozi w'Imana Joseph n'umukozi w'Imana. Imana nawe kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza. Joseph umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Makuru amakuru ni meza. Ubuzima bumeze gute Joseph? Ubuzima ni ubusanzwe. Ubugingo ni buzima. Yego, mibaho byose tujye dushima Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko kandi reka tuge abantu nawe urimo n'ibitameze neza ejo bizamera neza. Imana irabishoboye, sibyo? Imana irabishoboye, ariko irabishoboye, bizagenda neza ndabizi, hamwe no gusenga Imana. Makuru cy'imizi bo turaho, turashima Imana ikiturinze, kandi dushimiye Imana ko twongeye kugaruka ku Musaraba TV. Yego, Imana ibere gucyubahiro. Amen. Hamase iyi minsi iri kubibona gute? Ko mbona iminsi iri kugenda irushaho kugenda ibamo ibigorana, wa mugani w'abandi ngo iminsi iri kugorana. Iyi minsi iri kubibona gute? Ngo keretse wenda uruhande wawe uri kumbazamo, hari ukugorana byo mu buryo nyine busanzwe, hari no kugorana mu buryo bw'umwuka. Ubu ntabwo nzi uruhande umbajije. Mu buryo bw'umwuka cyane ho tuba turi cyane, kuko ibyo by'umubiri bifite ba nyirabyo. Yego, tureberera rimwe samuteme ngo twireberera, ariko ndi kuvuga iyo turi hano mba ngenda ku bugingo cyane, kuko nibwo tuba turi kwigisha hano kugira ngo nubwo n'iby'umubiri tubigemo twabate mukore mugire gute, ariko ubugingo cyane bire kugorana. Birimo biragorana cyane, kuko nkunze kubivuga ko ari ibyahanuwe biri gusohora. Yesu yaravuze ngo benshi bazasubira inyuma, kandi n'intumwa zagiye zibivuga, nkaho Pawulo yabyandikiye Timoteyo aramubwira ngo iminsi izaza benshi bazava mu byizerwa. Yite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Iyo urebye iryo jambo Pawulo yandikiye Timoteyo, ko abantu bazava mu byizerwa bakita ku myuka iyobya no ku nyigisho z'abadayimoni. Wirebye inyigisho ziriho z'abadayimoni nizo ziri imbere. Iyo abantu bajya mu nyigisho bakaba barimo barigisha ibintu by'ubusambanyi, barigisha ibintu by'ubupfu n'ubugoryi, kandi abantu bakabikurikira cyane. Yemwe n'ubu turi ku Musaraba TV, ubu abadukurikirana bashobora kuba bake, ariko abakurikira izo nyigisho bakaba benshi cyane. Ni ibihe rero bya nyuma, tukabwira abakikunze gusenga, abagikunze ubugingo buhoraho, ngo babe maso. Babe maso, kuko hari amosha abantu benshi bari kugwamo, ariko abari maso bazabimenya kandi ntacyo bizabatwara. Yego, abari maso, ariko Yesu yavuze ngo musenge cyane kugira ngo mutagwa mu moshya. Ese iri vugabutumwa ryo kuri social media rivuga iki Joseph? Iri vugabutumwa ryo kuri social media riragoye cyane.
kuko kenshi usanga abahazana ivugabutumwa benshi baza wenda hari ibindi bintu bibazanye, ariko si bose. Hariho abazana ubutumwa bwiza, hariho abazana ibindi, kuko ni Pawulo wandikiye Abagalatiya, umva ari igice cya mbere, aravuga ngo ndatangazwa cyane nuko mwimuye vuba mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo. aravuga ngo umuntu wese uzavuga ubutumwa budahura n'ubwo mwamenye mbere azavuma, yaba ari twe cyangwa se ari marayika. Ibi Pawulo yavuze ko aravuga ngo kuko ubwo si ubutumwa ni ikindi, kuko uzavuga ubutumwa butari ubwo twabwiwe mbere, ngo ubwo si ubutumwa ahubwo ni ikindi. Kuko hari abantu bazana inyigisho zihagarika abantu umutima, ngo izo nyigisho bakavuga ko ari ubutumwa bazanye, ngo ariko si ubutumwa ahubwo ni ikindi. Bivuze ngo hari abantu bazana ikindi, cyane kuri izi social media usanga nyine abantu bafite ikindi, bafite ibindi bazana bitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukiza abantu bakura mu byaha, ese bubagarura bubakebura, ahubwo asanga ni ikindi. Izi social media rero biragoye abantu bahaza bajye baza, niba bazanye ubutumwa mbese bumve tujyanye iki hari ahantu, kuko iyi ni indi si baba bajemo kugira ngo bahavugire ubutumwa, ariko umuntu ajye areba ni iki mpajyanye. Ese kuko hari igihe umuntu aza kuri izo social media akaza yahinduye izina, izina tumuziho muri karitsiye, tumuziho iwacu, ugasanga si byo yitwa kuri social media. Usanga niho bamwe bitwa ngo ni ba rubanda, abandi ngo ni bafite amazina bitwa iyo bageze hano. Niyo mpamvu rero ugasanga na Pasiteri Revera wari umushumba wakoreraga Imana arahageze, ageze kuri social media ntabwo akitwa umushumba, ahubwo yagize irindi zina, harahiye, hashangutse, mbese ukumva hari irindi zina yitwa kuri social media. Ugasanga rero izi social media biragoye kuzibaho, kuzikoreraho, bisaba kuba maso, kuko izi zahinduye benshi bari abantu b'Imana ariko barageze zirabahindura. Bahaza basebanya, bahaza bahangana, kandi ntabwo zari zikwiye kuba izo guhanganiraho. Niba Imana yaratanze ubushobozi cyangwa ubumenyi, hakaboneka kurya umuntu yavuga ubutumwa ari hano bukumvikana i Burayi, bukumvikana mu Burundi, yari amahirwe dufite yo kuba udashoboye gutega indege ariko yavuga ubutumwa bukagera ku bantu benshi. Ariko ikintu kibabaje kinateye agahinda ni uko umuntu ahaza aho kugira ngo ahavugire ibikiza abantu, ibibakura mu bwigunge cyangwa bakura mu byaha, ahubwo akaza ahazanye ibintu byo gusenya abandi. Ni ikibazo rero kuri social media, ariko nkabubwira abantu bagikunze kubona ubugingo, bagishaka ubugingo buhoraho, babe maso, birinde uko bagenda, uko bahaza, babyirinde, kuko iyi ni indi si yanduje abantu benshi barahageze barandura, bagira ukundi bitwara kutajyanye n'abana b'Imana. Urakoze cyane. Kuri social media impamvu dukubajije gutya nuko abantu benshi bigiye bituma birukanwa kuri social media, abantu bakiriragaho, bakiraga agakiza, bakiraga ibintu bizima, banywaga amazi meza kuri social media, ariko uyu munsi batangiye kunywa ibiroha ku buryo benshi aho kugira ngo bakire batangiye kwapfira. Ntibaza ibivugabutumwa mu gukora no gute kuri social media abantu bari gupfiraho. Nyine nicyo nimo mvuga, birasaba ngo umuntu niba haje koko atumwe n'Imana kubwira abantu ubutumwa bwiza, ariko yirinde, abe maso, avuge amenye mbese n'iki njyanye hari ahantu.
n'abasanzeyo bamaze kubyangiza, bamaze guhinduka, bamaze no guhindura abantu. Nicyo arabaha abasanzeyo. Ni igiki ari buhe abo bantu kiri butume nabo basi bagaruka mu murongo abasanzeyo. Umuntu rero agomba kuza, ariko akaza yirinda, akabanza agatekereza icyo azanye hano, niba koko ari ikintu gishobora gukiza abantu. Uyu munsi kuri social media hari umuntu wabonye w'umuhanuzi uri guhaza ko Pastor Mutesi mu minsi mikeya ararapfuye, uko byagenda kose urabona wabibonye wafashe umuhanuzi bo abo nyine navuze ko nabo uriya umwemera nk'umuhanuzi Mutesi abe yiyese. Umuntu uhanura se ngo runaka arapfa, bari guhanura ubuhanuzi bwoko ni wese uramwica, ndetse niba ari we uramwica, kuko ntabwo ubwo ari ubuhanuzi. Ubwo ntabwo ari ubuhanuzi buvuye ku Mana, ahubwo ni amarangamutima y'uwo muntu. Ni amarangamutima y'uwo muntu, si ubuhanuzi buvuye ku Mana, kuko Imana niba ariyo yamutumye ntabwo yaza kwivugira kuri social media, ahubwo yasanga wa muntu niba wenda ese ubundi arapfa n'icyo azira, yaba yamubwiye icyo azira. None se niba ntacyo nyine arabivuga neza iryo hembe cyetse niba ari uri buryohereze. Ni ukuvuga ngo rero niba umuntu ahawe ibintu by'umuntu akaba wenda koko ari ubuhanuzi nabwiwe ibyawe nepo, ntabwo nkwiye kuza kubibwira abantu bitareba, ahubwo ubwo buhanuzi ni ubwawe, ni wowe ngomba kubuzanira. Noneho niba ari n'icyo uri kuzira, Imana iba yakimisha. Ntabwo Imana yambwira ngo runaka agiye gupfa itambwiye icyo azira. Kandi ikindi mbabwire abadukurikiranye bose, nta muntu upfa mbere yo gupfa, kandi mbabwire ko nta rupfu rutunguranye rubaho, ahubwo umuntu apfa igihe kigeze. Ntabwo rero gupfa ari we ugomba kubihanura, umuntu wese azapfa igihe cye kigeze, kuko n'ubutumwa bwiza tuvuga ntabwo ari ububwira abantu gupfa, ni ububwira abantu kubaho. Mbere yo kuva muri ubu buzima, muri uyu mubiri twambaye, tubwiriza ubutumwa butuma abantu bakira ibyaha bizabajyana gihonomo, bigatuma bazarimbuka, ariko ntitubabwire ubakuraho urupfu, kuko urupfu n'ubundi rurahari. Icyo mvuze ntabwo ucyumvise. Mvuze ko kuvugira umuntu ngo ugiye gupfa ntabwo ari igishya, nta nubwo ari ikintu, ntari ubuhanuzi. Yego, ntabwo ari ubuhanuzi. Ntabwo ari ubuhanuzi, ubwo ni amarangamutima ye. Burasa umuhanuzi, ubwo tubwira umuhanuzi ajye kwihana, ahubwo akwiye kwatura. Kuko kubwira abantu ngo mugiye gupfa murapfuye, keretse niba ari bubica. Ariko niba atari bubitse urupfu, ntabwo akwiye gutera ubwoba abantu ngo barapfuye. Yego, kubitse urupfu, Imana niyo ibitse urupfu, kuko niyo yabwiye abantu ngo nimukora ibyaha no gupfa muzapfa. Irangije ariko nyuma igira imbabazi, itwohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kudukiza rwa rupfu rw'iteka, azaduha ubugingo buhoraho. Turashimira Imana yabikoze. None rero nibyo nakubazaga mu kanya, nawe bagiye ingamba murakora kugira ngo muhangane n'abari kwigisha cyangwa gusoma umurimo w'Imana bitwaje ubuhanuzi bose bafite Imana yatumye, bazi bakora umutima, bazi bakora ijambo ry'Imana, aho kugira ngo bapfire bakanga bagiye kubapfira. Ngo yakora iki kugira ngo ufashe abantu b'Imana bagere bakunda ijambo ry'Imana? Nta kindi uretse kubabwiriza ubutumwa bwiza, bubaha ibyiringiro bagakomera. Kandi Bibiliya ikatubwira ko abameze batyo bajye babatera umugongo, abameze batyo bajye babatera umugongo, kuko niko
Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo iminsi ya nyuma y'imperuka hazabaho ibihe birusha. Hazabaho ibihe birusha, abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda imiya, bazaba birarira, bazaba ari abibone, bazaba ari indashima, bazaba bikakaza, bazaba badakundana babo. Abo rero mwabuvuze bari muri icyo cyiciro cy'abibone, cy'abirarira, cy'abikakaza, kuko bene uwo ntiwanamuhugura ngo agukundire kuko arikakaza yishyize hejuru. Ariko Pawulo aramubwira ngo bazaba bameze batyo, bazaba ari ibihe birushya. Niyo mpamvu ndimo mbwira abantu ko ibi bihe biraruhisha. Ariko abameze batyo Pawulo abwira Timoteyo ngo ujye ubatera umugongo, ntukabiteho. Nanjye ndabwira abantu ngo mwe kwita kuri umuntu ugifite kamere ya Satani, kamere y'ibibi, n'ubundi abari mubi. Ariko abameze batyo, abavuga ibyo bibi, abavuga ibitakwiriye, abo ngabo mujye mubatera umugongo, mwizere Imana. Katugushimiye ku mvuguro umanje guha abakozi b'Imana kandi n'abakurikira media ko urabakeze kandi message yagiye reka tuguseneho isenga Imana yezeho. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye, wabanye natwe uyu munsi, none uduhaye aka kanya kugira ngo tubashe guhagarara imbere y'abantu tubabwirize ubutumwa bwiza. Turagushimiye ko aka kanya ukaduhaye Mwami. Abantu bose bakurikiranye Umusaraba TV turabasengeye kugira ngo ubutumwa bwiza bumva bubagirire umumaro kandi bubahindure, bubigishe, butunganye ubugingo kugira ngo barusheho kuba ibikoresho byawe kandi bishimye. Turagushimiye ko ubikoze, ngaho bana natwe, ntabwo ari twebwe ahubwo ijambo ryawe ari ryo rigwira muri twe rikora umurimo. Kandi Mwami, Umwuka Wera dushoboze gukora umurimo wawe. Turasabye rero ngo ube mu ruhande rwacu kandi uturinde ikibi cyose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Turabashimiye mwese abakurikiranye Umusaraba TV. Habimana Joseph, nari maze iminsi tutabonanye, ariko ndagarutse kugira ngo tuganire kandi twumve icyo Umwami Imana adushakaho muri iyi minsi. Abadukurikiranye muri hano mu Rwanda, muri Burundi, muri Uganda, muri Kongo cyangwa se muri Kenya, ndetse muri izo bihugu byo hirya by'i Burayi, mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Uyu mwanya rero ndagira ngo tuganire ku cyo Umwuka w'Imana yampaye kugira ngo nanjye mbazanire uyu munsi. Reka rero dusome Bibiliya. Ndasaba Nepo kugira ngo adufashe gusoma. Turasoma ubutumwa Imana yampaye buri mu gitabo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli urasoma ibice 37. 37 urasoma aho ngaho umurongo wa mbere. Nudukundira usoma ugeze ku wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli 37 yego kugeza ku murongo wa 13. Iyerekwa ry'amagufwa yumye. Iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Anzengurukana aho yari akikije hose. Anzengurukana aho yakikije hose. Maze mbona ari menshi cyane. muri icyo kibaya. Kandi yari yarumye rwose.
maze arambwira ati mwana w'umuntu ese aya magufwa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho yego ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka nuko manura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda mbona isi itigita amagufwa araterana igufwa risanga irindi ryaryo nitegereje mbona imitsi ifashweho inyama ziyameraho byoroswa n'uruhu ariko nta mwuka wari ubirimo maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine uhe muri iyo mirambo kugira ngo nuko mpanura uko nategetswe maze umwuka yinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo nirema inteko nyinshi cyane maze arambwira ati mwana w'umuntu ayo magufwa n'ab'inzu ya Isiraheli yose amagufwa yacu arumye dore baravuga bati amagufwa yacu yarumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu nuko rero hanura ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu bibakuremo mwa bwoko bwanjye uzabagarura mu gihugu cya Isiraheli muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje niko Uwiteka avuga amen. Ubwo ni ubutumwa bwanyu Imana impaye ngo mbazanire. Haleluya, la zomenestance. Uyu munsi Imana iyavuganye nanjye ko hari abantu bamaze igihe bameze nk'amagufwa yumye nko muri iki kibaya cya Isiraheli. Muri iki kibaya Imana ihamagara ab'Isiraheli yerekana uburyo bameze. Noneho ijambo ririmo rikomeye kandi ryiza nuko abantu bameze guca Imana ibagarutseho kandi bafitiye imbabazi nyinshi. Ku basomyi ba Bibiliya murabizi iki gihe ab'Isiraheli bari baranyazwe, barajyanwe bunyago, bari baratataniye mu bihugu byo hirya no hino, bari baragiye mu mahanga menshi, bari baratatanye, nta muryango ubana n'undi, nta byiringiro bari bagifite ko bazongera guhura, nta byiringiro bari bagifite ko bazongera kugira ibirori bagaterana n'imiryango yabo, bari barahuye n'ibibazo bikomeye, ibyiringiro byabo byari byaraheze burundu. Ku basoma Bibiliya neza murabizi cyane, bari baratataniye mu mahanga menshi, mu bihugu bitandukanye, nta muntu ugihura n'undi, barimo bibaza ngo ibyacu bizagenda bite. Ariko Imana, umwuka w'Uwiteka asanga Ezekiyeli ngo asohoka ari mu mwuka, nanjye nje ndi mu mwuka kuko ni njyewe Ezekiyeli uri guhanurira ubwoko bw'Imana. Aza ari mu mwuka ngo Imana imusohora ari mu mwuka, imwereka ikibaya cyuzuyemo amagufwa
kandi ngo asanga yarumye rwose, ngo asanga yarumye rwose. Imana iramubaza ngo mbese ariya magufwa ureba muri kiriya kibaya yasubira akabaho, yakongera kubaho akongera kubaho? ngo Ezekiyeli abona ibyo bintu Imana iri kumubaza, abona ari ibintu birenze ubushobozi bwe. Hari ibintu birenze ubushobozi bw'abantu, hari ibintu abantu babona bibarenze, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Bidashoboka ndagira ngo mbabwire ko ku Mana bishoboka. Ezekiyeli amaze kubona Imana imaze kumubaza, ngo arangije abwira Imana ati Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi, ni wowe uzi ko aya magufwa yasubirana, ni wowe uzi ko aya magufwa yakongera kubaho, ni wowe uzi ko aya magufwa yakongera gusubira akaba mazima. Njyewe ntabwo nabimenya, ariko Mwami Uwiteka urabizi. Ndagira mbabwire ko Imana irabizi, ahantu Imana irahazi, n'ibikuruhije Imana irabizi. Ariko uyu munsi njya kuguhanurira, mubwire ngo icyo kibaya umazemo igihe Imana ije kukigukuramo, Imana ije kuguha ubuzima. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo Ezekiyeli ahanuye, Imana iramubwira ngo ngaho hanurira aya magufwa uyabwire ngo yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Namwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka uyu munsi. Uwiteka aravuze ngo ngiye gusuka umwuka wanjye kugira ngo aya magufwa abeho, agire ubuzima. Biravuze ngo bari barumye, ngo yari yarumye rwose. Iyo bivuze ngo yari yarumye rwose, byaragaragaraga ko koko yumye, n'abantu byarabagaragariraga. Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi Imana yazanye ku Musaraba TV kugira ngo mbabwire yuko Imana ibagarutseho. Imana itugirire neza. Dore rero ubutumwa bukomeye Imana yampaye, kandi simvuze ko bukomeye utabasha kubwumva neza, ariko ni ubutumwa bushobora gutuma nawe ubwawe wongera kugirirwa icyizere, kwigirira icyizere ko Imana yongeye kukugirira neza. Kuko abisirayeli bamaze kumva aya magambo Ezekiyeli yababwiye, nabo bumvishe ihumure ribagarutseho, nyamara bari bamaze igihe nta humure bafite. Ubutumwa rero Imana yampaye kugira ngo mbabwire ni uko hari abantu bari ahantu ariko bumva ibyiringiro byabo byaraheze, ibyiringiro byabo byararangiye. Ariko uyu munsi nje kubabwira ko Imana ije kubakura muri ibyo bituro mumazemo igihe mukingiranwemo. Imana ije kubakuramo, Imana ije kubaha ubuzima mu izina rya Yesu. Imana ibagarutseho, Imana ibagarutseho. Kazi mbabwire ikintu gikomeye nabwiwe, nahise numva Imana ishobora byose. Nuko Imana yanyeretse hari abantu ngo batataniye mu bihugu byo hirya no hino, batataniye iki gihugu cy'u Rwanda, ariko bamaze bumva barihebye kubona u Rwanda rwabo, kubona igihugu cyabo bibari kure. Bamaze nabo kumera nk'aya magufwa yumiye muri iki kibaya. Ariko Imana yavuganye nanjye ngo abo bantu batataniye kure, igihe kirageze ngo Imana ibagarure mu gihugu cyabo, bakinyweremo, bakiriremo, bagikoreremo, bagituremo, mbese Imana ibagarutseho.
aho muri hose mwatataniye, mwari mumaze igihe mukumbura igihugu cyanyu, ndetse yemwe mubona bibari kure kuzakigeramo, ariko Imana ivuganye nanjye ngo Imana igiye kubagarura mu gihugu cyanyu, mugiye kukizamo kandi mukinyweremo mukiriremo, kuko Imana yarebye uburyo mwumiye iyo ibyiringiro byanyu byaraheze, yemwe n'amagufa yanyu yarumye, ntabwo mugifite ibyiringiro, ariko uyu munsi Imana ibagarutseho kugira ngo mwongere namwe mwongere mugire umunezero. Lolo selebene taya winigide. Imana ibagarutseho aho mwatatanye, aho mwahabiye, Imana ibagarutseho ngo bagirire neza. Imana yanyeretse hari ikintu gikomeye igiye gukora. Nimwumve uko ijambo ryavuze ngo Imana ikimara gusuka umwuka wayo habaho guhinda, isi iratigita, ngo amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo, igufwa rimenya aho ryavuye, igufwa rimenya aho rigomba kujya, n'iryari riri aho ritamenyekana riramenyekana, ribona icyerekezo. Imana itugirire neza, habaho guhinda. Mwumve rero ubu butumwa nahawe ubutumwa buvuga ngo hari ikintu Imana igiye gukora, hari ikintu Imana igiye gukora gikomeye gituma iki kibaya wumiyemo ukivamo. Hari ikintu Imana igiye gukora. Nabwiwe ngo hari ikintu Imana igiye gukora mu Rwanda gikomeye, ndetse ngo Imana izakora kizahindisha umushyitsi isi, ndetse ibihugu byinshi bizahinda umushyitsi ku bw'iki kintu Imana igiye gukora. Kandi iki kintu Imana izakora, ndagira amabwire ngo niko kugaruka ku bantu bayo, niko kongera kubagirira neza kwayo. Noneho icyo Imana izakora ngo nicyo kizatuma abantu batataniye mu mahanga menshi bongera bakagaruka mu gihugu cyabo, bakagikumbura, bakakigarukamo, kuko Imana irashaka kubagirira neza. Erega nta byiza byo mu mahanga. Ntabwo Abisiraheli bigeze banezezwa no kuba mu mahanga batari mu gihugu cyabo, kandi ndagira ngo mbabwire ko na n'ubu mwumva ko na n'ubu ko gakondo yabo bayirwanira. Kubera iki? Nta muntu wanezerwa ari mu mahanga. Ninde wanezerwa ari mu mahanga? Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo guhinda kubayeho, isi iratigita, igufa risanga irindi ryaryo. Bivuze ngo ubuzima bari barabuze butangira kugaruka. Noneho ngo ako kanya Imana ibwira Ezekiyeli ngo hanura. Amagufwa amaze guterana arahanura ngo imitsi yongera kuyafatwaho, yongera kujya kuri ya magufwa, imitsi ifatwaho. Nyamara iki gihe bivuze ko urukundo rwari rwarashize mu Bisiraheli, urukundo rwari rwararangiye, ariko noneho birangije Imana ihagurutse, Imana ikoze ikintu gikomeye, amagufwa yongeye guterana, imitsi ifatwaho, Abisiraheli bongera guhura, bongera kuganira, bongera kugirana ubuvandimwe n'ubumwe. Sinigidere manda ya shayini dayi. Yemwe ndagira amabwire ko Imana igarutse kugirira neza abantu bayo. Yemwe ndagira amabwire ko igarutse kugirira neza abantu bayo. Iyi mitsi Bibiliya ivuze yagiye kuri aya magufwa, byari iyihe mpamvu? Abisiraheli baratatanye, ntawe ukibonana n'undi, nta rukundo rugihari, ndetse imiryango yaratatanye, yarasubiranyemo. Umunsi Imana bagarutseho
ngo n'inyama zimera muri ya mitsi, ndetse ngo byoroswaho uruhu, ndetse yemwe nicyo gihe ngo biba imirambo gusa, biba imirambo gusa, kuko nta mwuka wari urimo, biba imirambo gusa, biraryama ngo biraryama, biba imirambo gusa kuko nta mwuka wari urimo. Kaze mbabwire impamvu mubona abanyarwanda bagenda bagirana izangano, ngo umugore yishe umugabo, ngo umwana yishe se, ngo umwana yishe se agatinyuka akamujomba icyuma akamwica rwose nta mbabazi, ukumva yemwe ngo imiryango ntikundana, ngo umugabo yishe umugore, yemwe ugasanga ibintu ni urwango gusa, nuko nta mwuka urimo, nta mwuka w'Imana ubarimo, nta mwuka urimo, kuko nta mwuka urimo, yari imirambo gusa, ngo nta mwuka wari urimo. Ariko Imana irangije irategeka, kuko yari ibagarutse, biravuga ngo yewe Zekiyeli ngera uhanure, nanjye ndongera ndahanuye, aleluya, ndahanuye. Imana igarutse ku banyarwanda ngo yongere ibahe kubana mu mahoro, bongere bagire ubumwe. Hari igihe abantu babana baryaryana nta mahoro arimo. None se kuki abantu bavuga ko bafite amahoro ariko bakicana kandi barashakanye, hari umugabo n'umugore? Kuki se umwana yakwica ababyeyi be kandi baramubyaye? Ubwo aho hantu hari amahoro? Nta mwuka urimo rero. Ariko Imana yagarutse kuri Isiraheli. Kaze mbabwire, Abisiraheli bageze mu bihugu by'amahanga babitataniyemo muri kiriya gihe, bari batataniye muri Babuloni. Ndagira mbabwire, nimwibuke Saduraka, Meshake na Abedenego, mwibuke na Daniyeli, mwibuke igihe Nebukadinezari yababwiraga ngo babatekere ibyo kurya, ndetse ngo ibyo kurya ariyeho n'abari byo baryaho, kuko byari ibyo ku bigirwamana biterekejwe byanduye. Hanyuma hasigaye ngo Daniyeli akabihakana, ngo agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, kutiyandurisha ibyo kurya byo muri ayo mahanga. Noneho birangira ngo abandi bose babiriye, abandi bose barabirya, ariko Daniyeli na bagenzi be batatu bubaha Imana, ntibakorera ibizira, ntibapfukamira imana z'i Babuloni, ntibaramya ibigirwamana byaho, ntibabisenga, ariko bagumana Imana mu mutima wabo, baguma kuyubaha. Imana nayo ibarindira i Babuloni, ibarindira i Babuloni. Barangije ngo igihe kigeze ngo cyo kugira ngo bamurikwe imbere y'umwami, ngo arebe ko amabwiriza n'amategeko yabahaye ngo bayubahirije. Asanga nibo basore beza, nta wundi uhwanye nabo, asanga nibo ngo babyibushe mu maso, ngo bafite isura nziza. Imana itugirire neza. Ariko abandi bose biroshe muri ibyo bigirwamana by'i Babuloni, bakarya ibyo kurya byaho, bagapfukamira imana z'i Babuloni, ntabwo bigeze bagira amahoro. Ariko Daniyeli na bagenzi be bagira amahoro yo mu mutima, babana n'Imana kuko bayubashe, nayo irabarinda. Ndagira mbabwire ngo muri ibyo bintu muri icyo kintu gikomeye Imana igiye gukora muri iki gihugu cyacu dutemo cy'u Rwanda, ndagira mbabwire ko abantu bagiye kurindwa n'Imana ni abantu batemeye gupfukamira ibigirwamana, abantu batemeye gusenga ibishushanyo, abantu batemeye gukorera izindi mana. Abo bantu Imana izabarokora, Imana izabakizanya n'ababo. Imana yakijije Daniyeli na bagenzi be kuko batigeze bapfukamira ibigirwamana, yabarindiye i Babuloni, irabakiza. Imana itugirire neza. Imana yarabakijije. Nawe rero wihanganye ntupfukamire izindi mana, kandi mbabwire ko abantu bazarya ibyiza by'igihugu yarabavuze. Imana yaravuze ngo nimwanga mukagoma inkota zabarya, ariko yemwe nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ibyiza byose Imana iha abantu bayo bibikiwe abayumvira. Niba wumvira Imana ibyiza uzabirya, ariko niba utumvira Imana nawe witege ko inkota y'Uwiteka izakurya. Ariko abantu bumvira
Imana bakayubaha, batari kwiyanduza muri ibi bihe, batari kwiyanduza, batari kujya mu byaha, batari gusambana, batari gusenga ibigirwamana. Ndagira mbabwire ko hari ibyiza Imana yababikiye, hari ibyiza bagiye kwinjiramo Imana yabateguriye. Hari ibyiza hano imbere, hano hari ibyiza. Kanze mbabwire, bimubona ukuntu amatorero ibintu biri kwivanga bimeze nabi, ariko ndagira mbabwire ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubu ngubu Imana igiye kugaruka ku bantu bayo. Hagiye kubaho ububyutse bw'itorero muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hagiye kubaho ububyutse bw'itorero, abantu bakizwa, abantu bahinduke, yemwe abantu buzura umwuka wera, bavuga ubutumwa, ndetse babuvuge muri Afurika, babuvuge no mu Burayi, babuvuge no muri Amerika, babuvuge mu bihugu byose byo ku isi. Tarasire godimandasire. Ndagira mbabwire ko bagiye kubivuga, abanyarwanda bagiye kuvuga ubutumwa, bakwisi bavuga ubutumwa. N'ubuhanuzi muhawe. Ndagira mbabwire ngo abanyarwanda, kubera iki abanyarwanda bagiye mu bihugu byo hanze ntibigeze bavuga ubutumwa bwiza, bagiye bariyanduza. Niyo mpamvu Imana yongeye kugaruka ku banyarwanda kugira ngo isohoze amasezerano abasezeranije, kubera ko yabasezeranije ko bazavuga ubutumwa ndetse bagakwira isi bavuga ubutumwa bwiza. Imana igiye kubikora, ariko icyitonderwa mbere y'uko ibyo bisohora, kugira ngo mbibabwire neza, mbere y'uko ibyo bisohora hari ikintu gikomeye kigiye kubanza kubaho. Mbere y'uko iryo vugabutumwa abanyarwanda barikora, hagiye ikintu gikomeye kigiye kubanza kubaho. Kandi icyo kintu gikomeye Imana igiye gukora nikimara kubaho, kizatuma abanyarwanda bose batataniye mu bihugu byo hirya no hino bagaruka mu Rwanda, kandi bazaza ari umwe, n'abanyarwanda bose ari umwe, buje ubumwe. Kuko Imana ivuze muri Ezekiyeli ngo amagufa yari yaratatanye, ariko Imana ivuze ngo araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Noneho rero nyuma y'ibyo byose ububyutse buzahaguruka buhereye hano mu Rwanda, bukwira Afurika yose n'isi yose. Ndetse nyuma y'ibyo umugeni azaba ari kwezwa, kuko itorero rizaba riri hafi kugira ngo rizamuke. Ndagira ngo mbabwire ko igihe kije kandi gisohoye, iby'Imana yavuze bigasohora, iby'Imana yavuze bigasohora. Ndagira ngo mbabwire ngo mube maso, kugira ngo iby'Imana yavuze nibisohora muzahabwe ibyiza, mutazahabwa ibibi. Kuko hari ibyiciro bibiri: abantu banze kumvira Imana bazahabwa ibibi, ariko abumvira Imana bazahabwa ibyiza. Murabizi namwe, hari n'umugani birivuga ngo n'uw'abakobwa 10, 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Ndagira mbabwire ko 5 b'abapfu nuko yaraje, urugi rurangije rurikinga ngo, ariko abanyabwenge binjirana n'umukwe baranezerwa. Hari abantu bagiye kunezerwa kuko umukwe araje, ariko hari abagiye kubabara kuko urugi rugiye gukingwa, urugi rugiye gukingwa. Kandi ikindi gikomeye ngiye kubabwira nuko Imana Data wa twese, Imana yo mu ijuru, Imana yaduhamagaye ngo dukore umurimo wayo. Ndagira ngo mbabwire ko iri koranabuhanga, izi social media muriho mubesheraho, mukoreraho ibizira, ndagira mbabwiye ko iri koranabuhanga muriho mukoreraho amanyanga, ndetse iyi tekinoloji mwubatse y'ibinyoma igenda ibafasha gukora ibibi byinshi. Ndagira mbabwire ko uyu munsi tuvugana, Imana igiye kubereka ko ibyo mwirata, ibyo mwirase by'ubwenge bigiye kubapfira ubusa. N'izi social media mukoreraho ibizira, ndagira mbabwire ko igihe kije kandi kigiye kugera, ibyo ngibyo byose bigahinduka ubusa. Izi social media inyinshi zigiye gufungwa,
nyinshi zigiye gushyirwaho akadomo, zigiye gushyirwaho akadomo, zigiye gushyirwaho agakato. Iyo tekinoloji inyinshi bagiye kujya bareba mu ikoranabuhanga icyo bashaka kureba bakibure, kubera ko mwarikoresha. Imana bahaye ubumenyi n'ubuhanga kugira ngo mubibyaze umusaruro w'ibyiza, ariko kubibyaza umusaruro w'ibyiza mwabibyajemo umusaruro wo kugomera Imana w'ibibi, w'ubugome. Iyo tekinoloji mwubatse, ibyo koranabuhanga mwubatse mukaryubaka ryari kubagira umumaro no kugira umumaro Imana, ariko byarangiza mukarikoresha mu binyoma, mukarikoresha mu kugira nabi no kugoma. Nicyo gitumye Imana yiyiziye kugira ngo ihindure ubusa ibyo mwiratanamo ubwenge. Ibyo mwiratanamo ubwenge bigiye guhinduka ubusa. Kubera iki? Bitewe n'ibyaha byanyu. Murabaza muti ni iki kibiteye? Bitewe n'ibyaha byanyu. Mwarakabije kugira ngo mukore ibyaha, mwarakabije. Ariko noneho Imana igarutse ku bantu bayo, abantu bamaze igihe bayitakira bayiririra bavuga ngo mbese Uwiteka uzaturengera ryari? Imana ije kubagirira neza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze Ezekiyeli Imana iramutegeka ngo hanurire umuyaga, ubwira ngo wa mwuka we va mu birere bine, uhuhe muri iyi mirambi ibone kubaho. Ndagira mbabwire ko Imana izanye ubuzima ku bantu batabufite, abantu babubuze Imana izanye ubuzima. Hanurire umuyaga ubwire ngo va mu birere bine, wa mwuka we uhuha muri iyi mirambi ibone kubaho. Ezekiyeli aravuga ngo mpanura uko nategetswe, nanjye mpanura uko nategetswe. Ndagira mbabwire ko Imana data wa twese, Imana ije kugirira neza abantu bayubaha kandi abayumvira, abivuga bakumva. Imana ije kubagirira neza. Mbabwire ko Abisiraheli turimo kuvuga Imana yagiriye neza, nta yindi mpamvu ni uko bumvise ijambo ry'Imana bakumvira, nicyo cyatumye ibagirira neza. Bibiliya iratubwiye ngo ikiratubwiye ngo maze Imana ibwira Ezekiyeli ngo Ezekiyeli, abangaba ubonye mu kibaya ni ab'inzu ya Isiraheli. Njyewe Imana rero ntiyambwiye inzu ya Isiraheli. Isiraheli murayizi. Imana yambwiye ko ari ab'inzu y'igihugu cy'u Rwanda, ni ab'u Rwanda. Niba Imana igarutseho, niba Imana igiye kugirira neza, niba Imana igiye guha ubuzima, ndetse ku buryo igihugu kizifuzwa n'abantu. N'ubu baracyifuza, n'ubu bakizamo bagitemberamo, ariko n'ibindi bidasanzwe Imana igiye gukora. Imana itugirire neza. Ariko ubu ngubu kugira ngo umuntu avuge ubutumwa bwiza ni ibintu bigoye kandi bikomeye. Benshi ubutumwa bwiza baraburetse, bavuga iby'inyungu zabo. Benshi bashize inda zabo imbere abarizo bakorera aho gukorera Imana. Benshi bararenganya abandi, yemwe n'abitwa abakozi b'Imana bararenganya abandi. Umuntu ararenganira mu bantu b'Imana kandi bagakwiye aribo yagakwiye gukiriramo. Ibyo byose Imana arabibonye, ibona ko mutayihereye beza. Nicyo gitumye rero hari abantu bamaze kumera nk'amagufwa yumye, ibyiringiro byabo byaheze. Ariko none uyu munsi Imana ivuganye nabo kuje kubahembura, kandi irabahembura mu bugingo bwabo buzima, kandi n'imibiri yabo Imana irayikiza amakuba n'akaga. Irayikiza kuko ni Imana ishoboye byose. Imana ishimwe. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, ni Imana iriho kandi izahoraho. Ndagira ngo mbabwire ko abayiringiye Imana iraje ngo ibagirire neza. Haleluya. Losita la winistere gide nene manda sire lebone edevaya sikaya manda la
sita lanibeneko tayasiri winita nenema andasikala wandelezerema shalala widayi sikinderemanda sitaye wini edayi. Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, iraje, Imana iraje kandi igarutse ku bwoko bwayo. Ndagira ngo mbabwire ko Imana irangije kubwira Ezekiyeli avuga ngo abo ubonye mu kibaya ni ab'inzu ya Isiraheli. Njyewe Imana yambwiye ko ari ab'inzu y'u Rwanda, ni ab'inzu y'u Rwanda, nibo bameze nk'abari mu kibaya bumiyemo, babaye nk'amagufwa yumye ntawe unyeganyega. Ye urababona bacuruza ariko barumye, urababona bagenda ariko barumye, urababona bambaye amakote barumye nta buzima bafite, urababona bagenda mu mamodoka nta buzima barumye, bameze nk'amagufwa yumiye mu kibaya, nta byiringiro by'ejo hazaza bafite. Yemwe urababona bagenda mu ndege ariko barumye nta byiringiro by'ejo bafite, urababona bacuruza ariko barumye bumiye mu kibaya nta byiringiro bafite, bameze nk'amagufwa yumye. Yemwe barabundabunda bameze nk'amagufwa yumye, ariko Imana iravuga ngo yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Aho uri wumiye aho muri icyo gihugu wagiyemo ukaba wumiyemo nta byiringiro ufite, umva ijambo ry'Uwiteka. Aho uri muri Afurika mu bihugu watataniyemo umva ijambo ry'Uwiteka. Aho uri Burayi umva ijambo ry'Uwiteka. Aho uri muri Amerika umva ijambo ry'Uwiteka. Niko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gusuka umwuka wanjye, ngiye gusuka umwuka wanjye ubone kubaho, ngiye guhindura amateka yawe ubone kubaho, ngiye gusuka umwuka wanjye. Umva ijambo ry'Uwiteka uko rikubwiye, aho wumiye, aho watakarije ibyiringiro, aho wumva ubuzima bwawe bwararangiye, aho wumva utakongera kubona igihugu, aho wumva utakongera kubona ubuzima, aho wumva warihebye, wumva yewe wowe uriyo hirya iyo, aho ngaho uri muri ubwo Bwongereza, aho ngaho uri muri Kanadiyo, aho ngaho wumiye, aho ngaho watataniye, umva ijambo ry'Uwiteka. Umva uko Umwami Uwiteka avuze, aravuze ngo ngiye gusuka umwuka wanjye. Ndagira nkubwire ko Imana yongeye kukugarukaho, Imana yongeye kukugarukaho kugira ngo wongere ubone ineza y'Imana. Ni kenshi uhora urira, uhora wibaza, uhora utaka ukabura uwagukiza, uhora yemwe wibaza uko ibyawe bizagenda, uhora wibaza uko uzarya ibyawe ufite amahoro, uhora wibaza uko uzambara ukagenda ufite amahoro. Ariko uyu munsi Uwiteka aravuze ngo akugarutseho, aravuga ngo dore ubabwire ngo ubwo nzaba maze kubakura mu bituro mukingiranyemo, mwa bwoko bwanjye mwe muzamenya ko ndi Uwiteka. Icyo gituro ukingiranyemo Uwiteka aje kukigukuramo, icyo gituro ukingiranywemo, icyo gituro umazemo igihe, icyo gituro umazemo iminsi, Uwiteka nicyo aje kugukuramo. Umunsi nzakingura ibituro byanyu muzabimenya ko ndi Uwiteka. Umunsi Uwiteka aje kubikora kugira ngo umenye ko ari Uwiteka, umenye ko ari we. Aravuga ngo kandi nzabasubiza
nzabasubiza mu gihugu cyanyu bwite. kandi umva ijambo rikomeye yavuze ngo umuryango wa Yuda, umuryango wa Yoda, umuryango wa umuryango, imiryango ngo izongera ihure, nta muryango uzongera gutatana n'undi. kaze mbabwire, Imana ibwira Ezekiyeli ngo fata inkoni 12 uzihambiranye zingana n'imiryango 12 ya Isiraheli. Ibi byari bishushanyije iki? Imiryango yari yaranganye. Uzi ko imiryango yose yari yanganye bakagera ubwo bajya barasana imyambi. Imiryango yose yari yaranganye kugeza ubwo bajya baterana ibitero, umuryango ugatera undi gitero, bakajya kurasa abandi. Nepo ibyo ntabwo uzi ko byabayeho. baranganye bagera ubwo umuryango wa Benjamini, umuryango wa Benjamini wa Yuda ukawutera, kandi ari imiryango imwe, baronse ibere rimwe, ariko bakajya kurasana imyambi, bakajya kurasana imyambi. Imana yavuganye nanjye ngo niko abanyarwanda bameze, bonse ibere rimwe ariko baraterana ibitero. Bamwe bakajya kwica abandi, bakajya bahangana, ugasanga ntawe uhuye n'undi, nta n'ushaka kuhuza n'undi, kandi bose ibere rimwe ry'abanyarwanda, ry'u Rwanda. Noneho rero Imana ibibonye, ibona ko idakwiye kubarekera muri ayo makuba. Niyo mpamvu yabwiye Ezekiyeli ngo babwire ngo nzabashyira hamwe, mbahurize hamwe, ntabwo muzongera guterana ngo murwane, ntimuzongera guhangana, ahubwo muzaba ubwoko bumwe bwanjye, kandi nzabasubiza mu gihugu cyanyu bwite. Wari uzi ko kuva ubu Isiraheli, kuva Imana yababwira ayo magambo, ubu ngubu Isiraheli, nta Mwisiraheli watera undi, baterwa n'andi mahanga, ariko ntabwo ubwabo baterana. Mumbwire niba n'ubu barimo bararwana n'andi mahanga, bararwana na za Palestina, bakarwana na za Heziborizo, bakarwana na za Irani, ariko mumbwire niba hari Umwisiraheli muzi ubu ngubu wafata umuheta akajya kurasa undi Mwisiraheli. Abisiraheli aho bari, niyo baba bari mu bihugu bitandukanye gute, ariko Umwisiraheli wese aho ari abazirikana mwene wabo. Niyo batewe, Umwisiraheli wese aho ari yumva ko urugamba rwose ari urw'Abisiraheli. Nta Mwisiraheli ushobora gutera undi Mwisiraheli, ahubwo Umwisiraheli atabara mwene wabo. Na n'ubu niyo batewe mu gihugu cyangwa nk'uko bafite intambara, aho Abisiraheli bari hose barataha bakajya gufasha bene wabo intambara. Ntabwo bajya bemera, ntabwo basubira muri izi ngorane babayemo kiriya gihe. Ariko ikintu kibabaje Imana, abanyarwanda ubu bararwana ubwabo. Umunyarwanda asanga undi muri Amerika akajya kumwicirayo, agasanga undi Buganda akajya kumuhuhurirayo. Mbese ni ukuvuga ngo uri mu Rwanda akubitana n'umunyarwanda, umusanze hanze bagakubitana. Ariko mwumve ikintu Imana ivuganye nanjye, ni uko uyu mwuka mubi wabateye, Imana ije kuwubakiza, ije kuwukuraho uranduye burundu. Abanyarwanda babumwe, bongere babumwe, nta banyarwanda bazongera gutera abandi, nta banyarwanda bazongera kujya kurwana n'abandi, nta banyarwanda bazongera ntabo bazongera kurasana n'abandi, ahubwo Imana ije kubagira umwe, ibahambiranye babumwe barwanire hamwe, ahubwo bajye bahangana n'icyabatera ubwabo. Imana itugirire neza. Mwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka niwe uvuze ngo nzabakura iyo mwatataniye, bagarure mu gihugu cyanyu, kuko hari imiryango y'abanyarwanda yatataniye kure, ariko Imana ivuganye nayo kuzabagarura ikabahuriza mu gihugu cyabo, bakabumwe. Imana iravuga ngo ubabwire ngo imiryango yose uko ingana ya Isiraheli
nta muryango uzongera guhangana n'undi, nta muryango uzongera gutera undi, ahubwo iyo miryango yose izaba umwe, bazongera basangire ari bamwe, bazongera bakorere hamwe, bazongera barye bimwe, bazongera basangire akazi kamwe. Ariko ubuzi ko hari igice cy'abakora n'igice cy'abadakora. Imana itugirire neza. Hari igice gifite amahirwe n'ikitayafite, ariko Imana ivuganye nanjye iravuze ngo zongera mbagire umwe, mwongere mugire ubuzima bumwe. Imana ibagirire neza. Kandi hirya y'ibi Imana igiye gukora, ububyutse bw'itorero buzahaguruka. Abanyarwanda bazavuga ubutumwa isi yose, muri Afurika no mu isi yose, kuko Imana ibagarutseho, kandi ibagarutseho ngo ibakoreshe iby'ubutwari, ibagarutseho ngo ibagirire neza. Ibyo Imana ibagarutseho ngo yongere kububaka. Kandi wowe wumvishe ijwi ry'Imana, ntunangire umutima wawe. Niba wari waragiye mu bibi, ukaba waragiye mu bibi, ukaba wararamije ibishushanyo, wongere ugaruke, ureke ibyo bishushanyo waramije, ugarure umutima wawe. Imana irakubabarira, kugira ngo iki kintu mbabwiye Imana igiye gukora muri iki gihugu cyacu ikunda, nawe utazavaho ugahabwa ibibi, abandi bagiye guhabwa ibyiza. Ikintu Imana igiye gukora, abenshi bagiye guhabwa ibibi, abatarumviye Imana. Abumviye Imana bagiye guhabwa ibyiza. Ese wewe urahabwa ibihe? Aho ntiwagiye mu bishushanyo, ntiwagiye mu bigirwamana, aho ntiwagiye mu byaha bikaba bigiye kugushyira mu kaga. Ariko niba ubanye n'Imana, niba wumvishije ijwi ukaba uhindukiye, umutima ukaba wugaruye ku Mana, nawe ibyo byiza ugiye kubihabwa, kandi ayo masezerano yose nawe uzayasohorezwa. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Jose, Imana ibahe umugisha. Hano ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeye cyane, ntabwo byoroshye. Nta kintu n'inzo ku buntu, ku kintu cy'ubutumwa, nagushimira ngo Imana iguhe umugisha. Birashoboka ariko wakwifuza ko muvugana, agashaka umusengera, cyangwa se n'icyo cyifuzo afite, reka utange nimero za telefone, no gutanga nimero za telefone usenga Imana. Ni kare. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 23 666 533 078 23 666 533. Imana iduhane umugisha. Reka rero tubasengera Imana, maze mwumvire Imana mubeho, mwumvire Imana murame, mubone ubuzima. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Wabanye natwe muri uyu mwanya, tuvuze ibyo waduhaye, kandi ntacyo twongeyeho, nta n'icyo tugabanyije. Maze umurimo wawe ukomeze ukorwe na Mwuka Wera, ko Mwuka Wera we mufashe utabura kuboneka, kandi umufashe uzadufasha muri byose. Ngaho rero abumvisha ubutumwa bose, bahe kugira ngo bahinduke, imitima yabo iguhindukirire, maze ibyiza uteguriye igihugu cyacu buri wese azabiryeho yishimye. Kandi urinde ibyago abantu bose, kuko ntawe ukunda ibyago, nta n'ubyishimira. Maze uturinde ibibi, ahubwo uduhe ibyiza. Usabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nshuti muvandimwe waduteze amatwi ku Musaraba TV, ikiganiro cyacu nta tugisubukuye. Ibiganiro ku Musaraba TV nakagaruka. Ciao ciao.